maze iminsi mbwira abantu ngo twitoze twumve ko turi babandi Imana ihagaritse muri cya gihe kigiye gukoresha abantu ngo izure ubuzima bushyashya bw'abantu. Ariko ngo igihe kizagera ngo kigiye kugera ndetse ngo amahanga ashikire kuri uyu musozi, ngo kandi umunsi abo kuri uyu musozi bakijwe bagasohoka ngo bazajya bavuga ari amagambo Imana yavuze ngo mureke ishyanga rikiranuka rigire rinyura. Yambwira abantu ngo Imana igufitemo inyungu niyo ikuranga aho uri, ntabwo ari ugenda wiranga, niyo ikuranga kuko ufite icyo ufite muri wowe kihesha ati nina napfa mfe kuko amaso yanjye yabonye ijuru ntabwo nzazira ibi. Amaso yarafungutse babona ijuru mu buryo bushyashya, ntabwo abantu bakihana. Hari igihe tweze gukora icyubahiro, ndabashuje n'umunezero mwinshi mu mutima. Yesu ashimwe cyane. Wenda benshi muri mwe ntabwo mumenyereye, hari ukuntu nteye bijya bingora rimwe na rimwe, ntabwo abantu bose bateye kimwe. Iyo nezerewe mbura amagambo, rero muze kubyihanganisha. Yesu ashimwe. Gusa naseze Imana ngo ize kungirira neza. Amen. Emotions ze kuntwara tubashe kuganira kuko mwantumiye mubishaka, kandi nasabye Imana ngo ibane natwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, ibaho umugisha cyane. Mwatugire neza. Kanoni yavuze ngo ahantu hari fire abaje hano baza kurahura. Ni ukuri twaje kurahura kandi Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Twebwe ntacyo kwirata dufite, ntacyo n'ubuntu bw'Imana gusa. Njyewe nshishwa bugufi cyane iyo mvuga iby'Imana, ariko uyu munsi mfite amagambo yo kubabwira. Yesu ahimbazwe, kuko intego yanyu uyu munsi ivuga ngo nzabaha umutima mushya, ngo mbashyiremo n'umwuka mushya. Jyewe ndi umuhamya wabyo. Yesu ahimbazwe. Ntabwo ndagerayo, ariko umusogongero jyewe ndawufite. Haleluya. Kuko mu Imana yagiriye neza, igaha umutima wundi, igaha umwuka wundi, ndi uwa mbere n'ukuri. Yesu ahimbazwe. Ntabwo ndagerayo, ariko nibura umusogongero mukeya ndawufite. Haleluya. Yesu oli mwana gandika omsai gunasi sizane bas esamulakas. Umudamu wanjye arabizi cyane, imyaka nk'ibiri nk'itatu arabizi, ntarabona uwo mwuka mushya n'uwo mutima mushya, arabizi. Niba muri mwebwe hari abantu bize Lisedo Kigali muri za 95 96, nabo bambera abahamya yuko Imana igitanga umwuka mushya n'umutima mushyashya. Haleluya. Abantu bigaye nibo ntabwo babizi, abangaba n'abatesi ntabwo babizi, ariko ndashaka kubahamiriza ngo iri jambo Imana yarivuze kera. Haleluya. Kera iby'igahini bitari byasa, iby'igahini kuza byasohozaga ijambo Imana yavuze kera. Haleluya. Imana irongera itanga andi mahirwe mashyashya, yirebera abantu ko bari bameze gusa, iravuga ngo reka nongere mvugurureho nerekane ko byose bishoboka. Haleluya. Kanoni yabivuze ngo Imana iyo yashimye ahantu ntabwo ihaza rimwe. Yesu ahimbazwe. Ntabwo ihaza rimwe.
maze iminsi mbabwira ngo icyo bigahina, maze iminsi mbabwira ngo Imana igiye kuzana ububyutse budasanzwe, ahubwo twitegure kubugenderamo. Yesu ahimbazwe. Tumaze iminsi mbwira abantu ngo twitoze, twumve ko turi babandi Imana ihagaritse muri cya gihe kigiye gukoresha abantu ngo izure ubuzima bushyashya bw'abantu. Rero Imana ihabwa icyubahiro. Kanoni wongeye kuduha assurance, twabivugaga tutarabivuganye. Tumaze iminsi tuvuga ngo turitoza kugira ngo Imana twishimire nibura igira bikoresha muri twebwe kugira ibyihindura. Yesu ahabwa icyubahiro. Shimye Imana cyane. Njya nkunda kubwira abantu ibyanjye. Umuntu yigeze kumbwira ngo sinkabwira abantu ibyaha byanjye, ndamubwira ngo nzajya mbivuga kuko ntabivuze ntawamenya ko Imana ihindura. Yesu ahabwa icyubahiro. N'ababishopu ntabwo tuvuka turi abamarayika, tuba twarakoze ibyaha, Imana ikatubabarira kubw'imbabazi zayo, atari uko dukiranuka, ikaduhaho natwe tukaba bagacira imbere y'abandi bantu. Ihabwa icyubahiro. Niyo yonyine. Haleluya. Mfite umwanya mutoya, ndimo ndareba ukuntu nkuramo ibyo nari nateguye ibintu byinshi, ariko ngiye kureba ibyo mitamo bijyanye n'iyi ntego, hanyuma dusoze. Ariko Imana ibahe umugisha, mwahisemo intego nziza, ko n'amagambo y'Imana ngo nzabaha umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya, nzabakura umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyire umutima woroshye, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Mwami habwa icyubahiro. Ndagushimye rwose. Hesha ijambo ryawe agaciro imbere y'ubwoko bwawe. Koresha umugaragu wawe udakwiriye, nkora ibikwiriye biguhesha icyubahiro, ko bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mwasabye kugira ngo tuzaganire ku bintu by'amateka. Abantu benshi bazi gahini buri munsi, bakaza kwiga iby'amateka. Nkababwira ntimukaze kwiga ibyabaye kera. Buri gihe abantu baje nkagira umugisha bakahansanga, ndababwira ngo ntabwo ari iby'amateka, ko nimuza kwiga iby'amateka murabitwara nk'amateka, ariko nimugera kuri uyu musozi wa Gahini, imbaraga zasanze babandi, namwe zibasange, muve hano mwumvishe ko ububyutse ari ubuzima, atari amateka. Rero nshuti z'Imana, nanjye ndagira ngo mbabwire, ntabwo ari amateka, kuko bishingiye ku Mana iriho uyu munsi, ifite ubushobozi bwose uyu munsi, ishobora no guhindura natwe ntibibe amateka, ahubwo bikaba ubuzima bufatika muri twebwe. Haleluya. Niyo mpamvu duhamya kugira neza kw'Imana mu bugingo bwacu. Nyakubahwa Kanoni yabivuze, aho byatangiriye buriya byo cyaki yaravuze ngo ububyutse bw'Igahini bwatangiriye na Mirembe. Yaragiye ahantu kwiherera yibaza ibibazo biriho. Urumva itorero ritangira mu Rwanda, Kanoni yabibabwiye, batangira ahantu irukira mu 1922, ariko ntibabasha kugira icyo bakora. Yewe barazamuka bagera Gatsibo, ntibabasha kugira icyo bakora. Baraza bagera Gahini, batangira imirimo. Ariko kuva icyo gihe muri 25 kugera 29, yararebaga akabona nta hantu bagana. Igihe batangiriye nta gitsimbuka, babwiye abantu ijambo ry'Imana ariko ntibakizwa, ntibahinduka. Hari inzara iteye ubwoba, hari ibibazo biteye ubwoba, kugenda bavuga ubutumwa ntibyari biboroheye, nta mihanda yari hari, nta kintu cyose cyari gihari. Akicara akavuga navuye iwacu mu bwiza bw'iwacu, yewe yarari wategura no gushaka n'ibindi byose, akuva na rugendo. Afata igihe aravuga turabizi, reka nshake umwanya, nshake amaso y'Imana, numva icyo Imana imbwira, ahari aho yambwira ibanga ryahindura imirimo ndimo nkora. Reka mbaze mere kuri iki bantu ba Yesu.
ukicara ngo wumve ufite umutwaro ku bugingo bwawe, ngo wumve ufite umutwaro ku muryango wawe, ngo wumve ufite umutwaro ku nshingano ufite izo arizo zose, wenda harimo n'izacu twebwe abashumba, bizagutwara igihe. Bisaba ko ubiha agaciro, ukabiha umwanya wawe, kandi ukajya ahakwiriye. Yahisemo ahakwiriye. Sinziruka, sinzavuga ibindi, sinzirata ibindi. Aravuga ngo reka njye gushaka mu maso h'Imana imishurire. Ngo aragenda agezeyo, ahura n'umugabo witwa Simeon Sibambi. Sibambi ngo hari ahantu yari yaramubonye, ngo avugaho iby'umwuka wera, ariko ntiyasobanukirwa iby'umwuka wera. Noneho muramukije ngo Simeon Sibambi aramubwira ati ariko si wowe bigeze gutumira ahantu nkumva uravuga iby'umwuka wera, ndashaka gusobanukirwa iby'umwuka wera. Ariko nawe yari afite ibibazo bye, n'undi nawe yari afite ibibazo bye. Ngira ngo batangira kuganya, bavuga iby'inzara, bavuga iby'ubukene, bavuga iby'abantu, bavuga ibiki byinshi. Hari ahantu byo cyaki yanditse ngo baraganire bakavuga itandukaniro ry'umukristo n'utari umukristo ni irihe. Ngo umuntu wundi arababwira, ntago mbyibuka neza ariko biri mu gitabo, ngo itandukaniro ry'abakristo n'abatari abakristo ngo nuko abatari abakristo bakorera ibyaha ku mugaragaro, ngo abakristo bakabikora rwihishwa. Ngo byose ni kimwe. None baravuga bati ikintu cyatuma haba itandukaniro ry'umukristo n'utari umukristo nta handi cyaturuka, ni hehe? Ni ku Mana. Kanani yabitubwiye. Baravuga ngo reka dufate igihe dushaka iyo Mana. Uyu murimo ni uwayo, agakiza niyo gaturukaho, niyo soko y'ubwenge, iraduhishurira. Imana irababwira ngo nibagende basenge. Haleluya. Bashaka ubwiru bwayo mu ijambo ry'Imana, bafata igihe cyo gusoma Bibiliya no kuganira. Ataha yumva hari igihindutse muri we, asubiye igahini koko birahinduka. Kanoni yabibabwiye. Aragenda agezeyo, aravuga ko byagenda uko ariko kose tugomba kongera iki? Amasengesho. Reka mbabwire abantu ba Yesu, umukristo udasenga, utagira umwanya ngo abane n'Imana, ayisaba ubwenge, yihane, yinjire mu buryo bwimbitse, ntazakubwira ko ari umukristo. Aya musore kubivuga gutyo, kuko kuba mu Mana, ukagira umana muri wowe, ukagenda n'ubwiru bw'Imana muri wowe, ugahinduka kandi ugahindura, ntabwo ari ibintu bipfa kuza, biraharanirwa byanze bikunze. Ubiha umwanya wawe, ukabiha imbaraga zawe, ukagira ibyo wigomwa uko byagenda uko ariko kose. Ngo aragenda ageze, bagiraga amasengesho ya saa 8, bayitaga amasengesho y'isa 8. Barukati murarika abantu babwiye wese, rarika abantu baze mu masengesho y'isa 8. Bumvaga amasengesho yagira icyo ahindura. Abantu baraza bagasenga, igihe kiragera bavuga ati naye nimugoroba ageze aba, bagasenga ya nimugoroba. Bageze baravuga duhuza imbaraga zo gusenga. Bamwe basengeraga mu ishuri, abandi bagasengera mu ivuriro ryari rihari. Aravuga ati umva, mwigira amasengesho yanyu natwe twigira yacu, duhuza imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Ngo ibintu bitatu bitayeho cyane avuye aho hantu, bagize umwanya wo kwiherera no gusenga. Kandi ntabwo bapfaga gusenga gusa, basengeraga kwezwa, basengeraga guhinduka. Yesu ashimwe cyane. Ndabibabwira, Remera mutubera urugero cyane. Turabakunda pe, turabakunda n'umutima wacu wose, turabakunda pe. Haleluya. Turabakunda, Imana irabizi. Tujya twifuza rwose kumera nk'amwe. Amen. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo igituma tubakunda, igituma twifuza gusa namwe, ni ibibaranga. Mutagira ya masengesho, ntimugire Bible study,
ntimugire ishyaka ryo mugira, mwamera nk'abandi nta wabifuza. Ntacyo. Ngewe navukiye mu rugo rw'abaporoso. Twe turi abaporoso ba kera baririmbaga indirimbo zo mu gitabo, tugasoma Bibiliya. Iwacu bari abaporoso ba kera, ariko ntawabyirata, kuko ushobora kuba umuporoso ukazasaza uri umuporoso utari umurokore utarejejwe n'amaraso ya Yesu ngo aguhindure urinde upfutyo. Kandi Imana itubabarire, itorero ryacu rihinduke abantu baba barokore ba Yesu bejejwe n'amaraso ya Yesu. Haleluya. Bave mu bisanzwe. Aba bagabo bavuye mu bisanzwe, baravuga ngo tugiye gushaka amaso y'Imana itweze. Mutaraharanira kwezwa ntabwo muzasa n'abana b'Imana, sibyo se? Ntabwo muzigera musa n'abana b'Imana. Mudahindutse nta ugumuri wa wundi. Kandi reka mbabwize ukuri, Yesu hari igihe yigeze kuvuga uko abantu bubaka, na Paul yigeze kuvuga ngo ibijya bigerageza kwizera kwacu. Wagira ute uko wakwishushanya uko ariko kose, hari igihe kigera kwa kwizera kwawe bwa bukristo bwawe bukageragezwa. Iyo bugeragejwe nibwo ugaragara icyo uri cyo. Tugomba kurenga izo mbago. Niba tuvuga ngo ijuru ni iryacu, turabana b'Imana, tugomba kuva mu bisanzwe tukinjira mu bidasanzwe. Yesu ahimbazwe. Ikindi, bakoze ibishoboka kuva icyo gihe. Baravuga ngo niba twinjiye mu kunezeza Imana kugira ngo twishimire, ihe umugisha imirimo dukora, ihe agaciro ubugingo bwacu, kugira ngo tugaragare imbere y'abandi koko turi abakozi b'Imana. Mwahoze muririmba kuba abagabura. Umugabura w'iby'Imana muzarebe niyo natwe iyo umudamu avuye mu gikoni afite idishi irimo isosi agiye gushyira ku meza, agenda yiruka uko ashaka, agenda yigengesereye, sibyo se? Agenda yigengesereye gake ngo atayimena, akaba yaruhiye ubusa. Nta nkaswa agakiza k'Uwiteka umwami wacu ukiranuka. Ugomba kugenda wigengesereye byanze bikunze, kuko uba ufite icyo ufite muri wowe. Haleluya. Rero bahise bahishurirwa neza ikinezeza Imana, kuko Imana yanga icyaha urunuka. Banga icyaha, bagambirira kwirinda icyaha n'igisa nacyo. Yesu ashimwe. Reka mbabwire inshuti z'Imana, twitoze kwanga icyaha. Niba waragiriwe ubuntu ukaba umwana w'Imana, hari irindi zina wiswe, hari ikindi kintu ugizwe. Kandi ntabwo ugizwe ikintu cyoroheje, ugizwe umwana w'umwana usumba byose. Hari uko ugomba kugenda, hari uko ugomba kuvuga, hari uko ugomba imihano ugomba kujyamo n'iyo utagomba kujyamo. Hari ibyo wirinda, hari n'ibyo ugandukira gukora. Yesu ahimbazwe. Niko guhinduka, niko guhinduka. Kandi ni ibintu pratique, ntago ari amagambo. Erega mureka mbabwire, buriya abagabura ntago bagenda bavuga ngo birahari, sibyo se? Iyo umuntu afite ibigaburwa abantu bamenya aho biri, ntago ari ndabivuga hariya. Kera twabaga mu giturage, abantu bakenga inzagwa, noneho bagashyira ikimenyetso ku muhanda. Abantu bakibona bakaba mu rugo rwa runaka ari mu rwagwa, sibyo se? Ariko babikoraga nka gatatu, abantu bakamenya ngo kwa runaka barenga ka kamenyetso, bakagakura, abaturage bakajya bagiye kunywerayo, kubera ko babaga babizi. Aho ubuntu bw'Imana buri, umwami niwe ubigaragaza, akaba ari ubivuga ngo birahari, ntabwo urinda ujya kubivuga. Yesu ahimbaza. Iryo banga bararimenye, banga icyaha n'igisa nacyo. Icyampa Abanglikani tukiga kwanga icyaha n'igisa nacyo. Ndeka mbabwize ukuri, tuzagira agaciro tutagashakishije.
tuzaba abana b'Imana. Njya mbwira abantu ngo Imana igufitemo inyungu niyo ikuranga aho uri, ntabwo ari ugenda wiranga, niyo ikuranga kuko ufite icyo ufite muri wowe kihesha agaciro. Kwanga icyaha byahesheje aba bantu icyubahiro imbere y'Imana. Irangije yumva gusenga kwabo, ireba kwirinda kwabo, ireba kugambirira kwabo, irangije iravuga ngo abangaba ndabona hari icyo nabakoresha. Yesu ahimbazwe. Ibahesha agaciro, ibyo bavuze birumvikana. Haleluya. Ngo abantu batangira kwiyongera ari benshi. Ikindi cya gatatu bagambiriye gukora, mu gitabo cyo cyakiyandika ngo bagerageje gukora imirimo Imana yishimira. Haleluya. Bagerageje gukora imirimo Imana yishimira. Uburyo bari bafite imbaraga sindabibona. Umuntu bamubwiraga ubutumwa yakizwa, bakamubwira ngo hasigaye genda ubwira abandi. Aho naho Yesu ahimbazwe. Maze kwihana ibyaha, baragiye babwira Bishop ko nasengeraga Nyagatare. Abanyagatare ba Eric barabizi. None wakidiko naragenda abwira Bishop, aramubwira ati Manase yarakijijwe. Cyo gihe nari umuyobozi, nari mvuye ku burugumesitiri ndahantu ndi gitifu Nyagatare. None aramubwira ati Manase yarakijijwe. Bishop anumaho. Nukuri ngira ngo hari hashize nk'amezi nk'abiri. Ndagenda ngezeyo Bishop arambwira ati rero reka nkubwire mana, rwose maze igihe ngukurikirana nkubona uri umwana mwiza, ndashaka rwose ko ureba ejo hazaza hawe. Rwose nuguma muri politiki zakwanduza, ndashaka kuba umupastori. Nukuri n'amezi abiri ngira ngo yarashize. Ndabwira uvuze ngo iki? Ati ndashaka kuba umupastori. Bari banashyize kuri liste pe, nari uwa kane ngira ngo kuri liste. Ndabwira Bishop, jewe nibwo nkikizwa nta kintu nari namenya na kimwe mbe pastori. Ati wabikora nyamara. Aya musore kumena amabanga. Ndabyanga, ndamubwira reka nkubwire ukuri. Oya ari insistinga cyane. Mbonye yisistinze mbuze uko mbigenza, ndamwineka ngende mbaze madamu. Nekanyene mbaze madamu nanyemerera birashoboka. Ndagenda mvuganye na Madana araseka. Arambwira tuzi ubwo arumva aba pastor nyina bigira urwenya. Ndamuhamagara ndabwiye madamu nawe ntabwo abyemera, bubyihoreye. Yesu ashimwe. Ariko abo ngabo bwarakega bakakubwira ngo ubwo ukijijwe genda ubwira abandi. Ngewe njya ntekereza ngo Imana yabonye ubwo bushake bafite bwo gushyira mu bikorwa intego Yesu yaduhaye kugenderamo. Imana ibiha imbaraga vuba. Bavuga ubutumwa ku manywa na nijoro, ku bakwiriye n'abadakwiriye bavuga ubutumwa. Kandi Imana yabongereye abakizwa pe. Reka mbabwire, byose birashoboka. N'ububyutse burashoboka. Haleluya. Ububyutse burashoboka. Ushaka kwicara ukavuga ngo ibintu byabaye gahene ntibyashoboka. Bishobora kutazaba nk'uko ubushize byabaye, bikaba mu gihe cyo turimo iki. Imana niyo izi uburyo byaba, ariko kuba birashoboka kandi bizaba. Igikenewe gusa nabahagarara mu cyuho. Nta nubwo ari ngombwa ko baba benshi, nibabe bake ariko bafite umutima utuje, umutima wejejwe, umutima Imana yishimiye. Uko baba ari bo bose Imana izabahindura umusemburo kandi bizashoboka. Yesu ahimbazwe. Icya kabiri ngira ngo mvugeho nuko ububyutse bwahereye mu buyobozi. Ububyutse ntabwo bwatangiriye muri bari abakristo gusa. Abambere batangiye ububyutse bagize imbaraga n'abayobozi. Kandi bikundo byange Imana ibiduhishurire, burya umugambi w'Imana utangirira mu bayobozi. Banyakwa abapastori turi kumwe hano, dufite umutwaro, dufite inshingano ikomeye. Iby'Imana yaduhaye izabitubaza.
abakristo bakuremerera bakagira bati imbere y'Imana ntabwo uzitwaza abakristo, ndabarahiye imbere y'Imana kuza kwitwara nimugoroba ati wansuzuguye, ndabwe nta kibazo ndaza nyitware, ariko ndabikora nukuri. Noneho ndangije, turangije umunsi wacu, turangije ubwo twarabikoze, mbwira abaturage bose bahagaze aho ngaho, ndababwira mureke mbabwize ukuri, kuva mvutse uyu niwo munsi w'umunezero mfite. Haleluya. Ibibazo nasanze amakimbirane yararaha, ibibazo byose byari birahanga, ndashaka kubabwirwa bikuyeho, ntago ari ngewe. Ibyo mubona byiza bishimwanga, ndashaka kubabwirwa bikoze, ntabwo ari ngewe, no Uwiteka Imana isumba byose. Uwo munsi nari nezerewe, maze kubibabwira turangije gutya, ndirukanka njya kwa muyobozi, nsanga inama irashoje. Ndagenda mbwira mu sekreteri, arambwira ati ibintu birakomeye rero. Ndamwira ndungurukira mu ndebere ko ibintu bimeze. Arambwira ati yewe birakomeye n'ukuri, ati ntago byoroshye. Ndabwi nta kibazo. Ndicara maze nk'iminota 10, ndavuga nasike kanihare nijiremo. Bari barimo basoza. Nyinguye urugi, we yari yicaye hara direct. Ambonye arambwira ati mana, ati ndabona dushoje, ati we ngwino wicare hano turashoje, ndakunyuriramo ibyo twafashemo imyanzuro kandi ntugire ikibazo. Yesu ahimbazwe. Ntabwo Imana iduha umutima mushya twenyine, iyo ishaka kutugirira neza n'abatugirira nabi baha umutima mushya. Yesu ahimbazwe. Mubane n'Imana. Icyakane, kugambirira kwabo kubana neza n'abantu byabaha imbaraga zidasanzwe. Kubana neza n'abantu, ngewe akantu mwakoze nagashimye, kuririmbisha korali zihuje, kandi indirimbo nabonaga baziririmba nkaho murepetera hamwe mwese. Ngewe cyanyeretse ikintu kinini rwose, nimushaka mujye mugira igihe mwongere muzihuze, muhuze umutima mu bumwe. Yesu ahimbaza. Ni imbaraga. Hari aho usanga bahuza korali, abantu bamwe bakanga kuririmba ngo ntago twaririmbana n'aba ngaba. Bariya ni kategori, ni icyiciro cya gatatu cy'ubudehe, ni icya kane cy'ubudehe. Imbere y'Imana nta byiciro by'ubudehe bihaba. Haleluya. Reka mbabwire ibizabatungura mwa bantu b'Imana mwe. Hari naho uzagenda usange wa undi muri cya cyiciro kimeze nabi cyane, niwe wa mbere preza. Wowe uri aho ngaho utegereje bakunyuraho. Muharanire gukora byiza bishimwa n'Imana yanyu. Niba mushaka ibyicaro byiza, ngo hari umuntu utarajya gatanga amaturo, none baramubwira ngo se igihe cyo kujya mu ijuru nikigera ko amaturo dutanga ariyo yubaka amazu yacu, ngo bizagenda gute? Ati ngira ngo wenda nzajya muri nyakatsi. Ubwo yabaraga kareba ibyo atanga agasanga ntaho bihuriye. Twubake. Haleluya. Kandi kubaka kuzima ni ukubakanwa na Kristo, akakubera imbaraga, akaguhindura ibuye rizima. Kubana n'Imana ni ngombwa. Kindi, kubwira abantu ibyiza by'agakiza bashingiye ku buhamya bw'iby'Imana yabakoreye. Iryo ni itegeko Yesu yaduhaye. Twebwe abanyagahini nyamubwira abantu ngo ni ngombwa. Hari amasengesho twakoze mu giterane twakoze 2007. Imana iratubwira ngo uyu musozi ngo igihe kizagera amahanga ushikire. Cyo gihe byari nka saa 8 gutyo, umuntu arahaguruka atubwira ayo magambo Imana ivuze. Areba ngo igihe kizagera, ngo kigiye kugera, ndetse ngo amahanga ashikire kuri uyu musozi, ngo kandi umunsi abo kuri musozi bakijwe bagasohoka, ngo bazajya bavuga ari amagambo Imana yavuze, ngo mureke ishyanga rikiranuka rigire rinyura. Tujya tunanirwa kubishyikira, ariko Imana yarabivuze. Ariko nitutabishyikira ku gihe cyacu, hari abo Imana izahagurutsa bazabikora ko yarabivuze. Uko byagenda uko ariko kose yarabivuze bizaba. Haleluya. Icyanyuma, kugendera mu mucyo, kubwizanya ukuri mu rukundo. Bakunze kuvuga ngo walking in the light. Kera ngo abanyagahini bajyaga babwizanya ukuri
bagashyirana mu mucyo. Njye ntabyo njya mbona, sinigera mbibona. Najya mbyumva bavuga ngo abantu ngo bagendera mu mucyo, ntabwo ndabibona. Kandi ntabwo ari muri Gahini gusa, n'ahandi hose yewe umuntu yaravuze ngo abaporoso, ngo bavuze ngo umuntu w'umuporoso, ngo burya ntabwo baba bavuga ko ari umurokore, baba bavuga ngo ko afite utuntu tw'uducakuracakura, utuntu two kuriganya, ngo ni umuporoso, umwana afite ubwenge bwinshi. Niko bajyaga babivuga, ariko bakabivuga muri iyo connotation yo gushaka kugaragaza ko umuporoso adakizwa, afite bene utwo mu izina rya Yesu bigomba guhinduka pe. Umuporoso agendere mu mucyo, tuba abana b'Imana. Aho uri runaka akubone mu mwuka w'Imana, akubone mu buntu bw'Imana, bigomba guhinduka n'ukuri, bigomba guhinduka pe. Ntibigomba guhinduka abantu ba Yesu, bigomba guhinduka n'ukuri pe. Utubonye akatugirira icyizere, utubonye akadukunda, utubonye agashaka gusa natwe, oya, bigomba guhinduka mu itorero ryacu. Amen, haleluya. Turambiwe igisuzuguriro rwose gishire. Rero ndashaka gusoza kuri iki kintu. Ubwo sinagiye mu mateka y'uko umwuka wera yakoraga n'ibindi byose, kandi amasaha aragiye ntabwo nabishobora. Ariko ibyo byose navugaga byose byakuriye imbaraga z'umwuka wera ziramanuka, zirabasanga mu buryo budasanzwe. Abantu bafatwa n'imbaraga, abana bakikubita hasi bakigaragura mu itaka, barizwa n'ibyaha, bataka basaba imbabazi, bicuza ibyaha bakoze, n'ibyaha bibi cyane. Ariko imbaraga z'umwuka wera zahinduye abantu, zirabamenagura, ngo umuntu abone icyaha mu buryo budasanzwe, bakicuza ibyaha, bakihana ibyaha, bakabyatura, kandi bakagira bate, bakajya gutunganya ibyo bangije. Umugabo yasambana n'umugore, akagenda akabwira umugabo w'uwo mugore, akamubwira ati umugore wawe twakoranye ibyaha. Avuga ati nina napfa mfe, kuko amaso yanjye yabonye ijuru, ntabwo nzazira ibi. Amaso yarafungutse, babona ijuru mu buryo bushyashya. Ntabwo abantu bakihana. Hari igihe twigeze gukora umunsi, turavuga ngo tugiye uko Imana ituyobora nuko turi bugende. Noneho turahimbaza, numbona imbaraga z'umwuka wera zimanutse, ndavuga ngo abantu bihana ibyaha. Abantu batangira kwihana ibyaha bikomeye. Umupastori wayoboraga gahunda, abantu batangiye kwihana ibyaha bikomeye, agira ubwoba, mbona aratitira, nanirwa kuvuga, agira ubwoba. Ndamubwira tugiye mu gasenge turangije, ko nabona gufite ubwoba. Wari ufite ubwoba bw'iki? Ati ibi bintu bivuga kuri uyu musozi biragera kure, byageze kure. Umva, ahambere bigomba kugera ni mu ijuru, kandi ijuru ritegeka isi. Haleluya, ijuru ritegeka isi. Umunsi umwuka wo kwihana ibyaha mu rwatu wamanukiye abantu, ibintu bizahinduka. Kandi ugendera ku cyaha, ukagendera ku cyaha, finaroma bibi bisanzwe, n'ubundi ntibabizi. Icyo twebwe mu buporoso bwacu kera turi bato twarabibonaga, abantu bihana ibyaha. Uwo muco waracitse, ariko Imana iwugarure. Ndashaka kubabwira ikintu, wenda tuzabura undi mwanya muremure, ariko numvaga nshaka gusanisha intego n'ibyaranze aba bantu b'Imana kera, kandi ibyo banyuzemo ni akabarore ko byose bishoboka kuri twebwe. Nge teka iri joro nabaha icyo twavanamo uyu munsi, nuko byose bishoboka, kandi Imana yasezeranye iriho gusohoza. Ahubwo itegereje abantu bavuga ngo nitwe tugiye guterura ibendera tukagendana nayo. Birashoboka. Mu bazaterura iyo bendera, ndabasabye Remera ngo mube abo ku ruhembe. Yesu abahe umugisha. Mube abo ku ruhembe, tureke ubunebwe, tureke kwikunda, tureke gutekereza nk'abapfapfa,
tureke gutegereza nk'abazi mu isi itazarangira. Tureke kwibagirwa ko Yesu Kristo ari muzima kandi azagaruka kujyana abo yapfiriye. Turahari uko byagenda uko ariko kose. Wabisuzugura wabigira gute, abandi bazajyamo wenda ntuzabijyamo, ariko bizaba uko byagenda uko ariko kose. Ariko uyu munsi twe tubwirwa ni ibyacu. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Nongeye kubashimira mbikuye ku mutima, kuko iki ni icyubahiro gikomeye mwaduhaye bakristo ba Remera rwose pe. Turabishimiye kandi dufite icyo dupfana gikomeye cyane, gikomeye. Suko hari abaturuka i Gahini, suko hari abo tuzi n'abo tutazi, nuko umwami Yesu yatubambiwe n'uyu munsi ariho ku bwacu. Haleluya. Mureke tujye dukumburana. Ubundi abarokore barakumburanaga, bagakumbura ibihe nk'ibi ngibi. Tujye dukumburana. Imana izadushoboze natwe tuzabahamagare muze mubane natwe pe. Mutubere umugisha ibihe byose. Turabishimiye cyane. Kandi mukomeze kuba mutyo. Mbasabe ubwo ndi hano ndashoje, muhumure. Mbasabe mubere imbaraga abayobozi banyu. Twebwe abayobozi turi vulnerable cyane, turi vulnerable pe. Hari ubwo mutureka tukaguma hariya hejuru hariya tugapfirayo tukarangira. Ariko challenges muduha si izo kutugerageza, ahubwo nizo kutwegera mukadufasha. Iyo umuyobozi ababwiye ngo nimumfashe ibi, mujye mumufasha, nimwe imbaraga ze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe ko Kanoni nubwo ari mu kiruhuko kizabukuru aboneka akaza akabafasha. Senior pastor agashyira imbaraga muri icyo ari cyose gituma muhura, mugahumeka umwuka umwe, mukongera kubwirirwa hamwe amagambo, mujye mugishyiramo imbaraga. Yesu ashimwe. Uyu munsi kuwa gatanu se twiyeze kuza muri Kigali kuwa gatanu, dufite ubukwe kuwa gatandatu muri Kigali, dushaka aho turara kugira ngo mu gitondo tuze kujya mu bukwe bitworoheye. Aho ugiye ugasanga barakubita ibikoma, abantu barabyina, inyotsi iraka, ibintu ziravuga, wajya ahandi ugira ngo ni heza ugasanga kandi amahoteli akomeye. Tubivaho. Imana ishimwe ko muri ahakwiriye, mujye mubiha umwanya. Hari ibyo umwami wacu azashingiraho aduha ibihembo byacu, avuga ngo aho abandi bananiriwe wowe warahatsindiye. Niko kuba intwarane ya Yesu. Imana ibaha umugisha, ibarinde rwose.